Twongeye kubasuhuza inshuti bakunze ikiganiro The Voice of Youth. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro byacu bitandukanye. Uyu munsi twaba turi kumwe utumirwa wacu, akaba afite ibihangano bitandukanye, akaba ari umwanditsi w'indirimbo, akaba n'umucuranzi. Sasa ndagira ngo atangira twibwira muri uwo mwanya. Tugwaye ikaze. Nitwa Maronko Jean De Dien, abandi umuhanzi ndetse n'umwanditsi w'indirimbo ndi n'umucuranzi. Murakoze. Ego Maronko, urakoze cyane. Ukaba tubwiye ko uri umwanditsi, ukaba n'umuhanzi, ukaba ari n'umucuranzi. Si ibyo bintu byose ubikora gute? Ko numva ari ibintu byinshi cyane. Uburyo ujye ubikoramo kandi byose ukabishobora. Urebye muziki yaba umucuranzi no kwandika indirimbo, ni ibintu bijyaniranye. Byanze bikunze iyo ubifite mu ntuze urabishobora. Hanyuma ukatubwira se niki waba waratangiriye muri ibyo bihangano byawe byose? Hari kwandika ibitabo, hari no kuba umuhanzi, hakaba no gucuranga. Se niki kintu waba waratangiriyeho cyatumye wumva ko ugomba gukora ibyo bintu byose? Natangiriye gucuranga hari 2004, ntangira mu muziki wo gucuranga senti mu ikanisa. Ndabikunda, meze kubikunda bitangira no kunzanira guhanga indirimbo. Muri uko gucuranga waba uvuze ko watangiye 2004, se waba kandi watangire mu rusengero. Se hari hagana hehe? Wakoranaga n'abandi cyangwa se wakoraga wenyine ku giti cyawe? Natangiriye mu itorero, hari mu ikanisa rya Restoration Church Gitarama. Natangiye gucuranga, niko kazi nakoraga mu ikanisa, no gucuranga. N'impano yo kuririmba itangira kuza izananwe n'umuziki, ndetse ntangira no guhimba indirimbo. Bitangira gutyo, nicyo gihe nabitangiye. Uvuze ko watangiriye mu rusengero rwa Restoration Gitarama. Ese uretse urwo rusengero rwa Restoration, ese hari handi hantu waba warakorewe uwo mwuga wo gucuranga, yaba se mu matimu runaka cyangwa se mu makorali runaka, cyangwa se yaba ari abantu bakurarikaga batandukanye? Ese mu rusengero gusa wakoreraga cyangwa naho hantu hose warahageraga? Tangiriye mu ikanisa ngo ntangire guhimba indirimbo, ntangira kugenda mfasha abaririmbyi benshi batandukanye, ndetse n'amakorali menshi, nahimbiye indirimbo nyinshi cyane. Ntangira kujya ngenda mfata, icyo gihe ikintu cyari kigezweho cyari diskete. Ntangira kugenda mfata amadiskete mu nsengero zitandukanye. Bagenda banyishyura, bituma nkunda uwo mwuga wo gucuranga no guhimba. Hari insengero nyinshi nafashije gusohora indirimbo, nkajya mbahimbira indirimbo yarangiza ariko zikitirirwa bo, kubera ko nibo bampaga amafaranga kugira ngo mbafashe muri ibyo. Utubwiye ko wagiye ukorana n'amakorali atandukanye n'abandi bantu bakora ku cyabo batandukanye. Ese muri aba bantu bose nihe wabonaga hari imbaraga cyane ku buryo wagombaga no kwashora ibihangano byawe ukaba wanatera imbere, cyangwa se ukaba wagera ku ntera runaka y'ibihangano byawe? Ahantu nabonaga hari imbaraga hari mu gucuranga. Icyo gihe abantu bari bazi umuziki bari bake cyane. Wacuranga, ndetse kubera ko abantu bari bakiri bato cyane, ukabona uri na fieri kubera ko ibyo bintu bikora nta wundi muntu bizi. Hanyuma rero kubera ko harimo n'amafaranga, nubwo yari make, icyo gihe bakwishyuraga make ku ndirimbo wabahimbira indirimbo, nabyo bituma mbikunda, mbishoramo imbaraga. Ugereranyije muri rusange, se nyuma yo gukora umwuga w'ubucuranzi, uvuze ko wakomeje no kwandika indirimbo. Ese ugereranyije indirimbo zawe zaba zimaze nk'izo ushobora kwibuka waba warahimbye nk'amakorali yagiye afata, cyangwa se n'abandi bantu ku giti cyabo bagiye nyine bagusaba? Ese ukeka ko izo ndirimbo zaba zigeze nk'ahantu hangana iki kugeza amagingo angahe? Urebye mfite indirimbo nyinshi, n'ubu hano mu ikaye mfite yonyine
harimo indirimbo zisaga 40. Indirimbo nahimbiye abantu biherereye mu 2004 kugeza amagingo kuko nakoreye amakorari menshi atandukanye. Zishobora no kugera muri 400 cyangwa se zirenga, kubera ko uko ngeze kuri senti mpimba indirimbo. Ukuntu kuvuga ngo nimba ngeze kuri senti bibe sije yinjemo yose mpimba indirimbo na 400 ashobora kuba yarenga kure. Ese hagati aho ngaho wabanza ukadusugongeza ku ndirimbo waba uzi wahimbye ishobora kuba wenda yaramamaye cyangwa se yararirimbwe mu makorari atandukanye cyangwa se n'abantu benshi batandukanye, waturimbiraho gato tukabansha kubyumva? Indirimbo ni nyinshi, urebye hano Nairobi maze gukora indirimbo nyinshi cyane. Hariho zimwe zitarasohoka sinzi niba no ziririmba kuko ziba nyirazo baracyafite ibanga kubera ko nazibahimbiye gutyo. Ushaka waturirimbira nk'izagiye ziririmbwa kera kugira ngo izubo nyine zitajya kumugaraga kandi zikibitsa ahantu. Hari indirimbo nahimbiye bomberije y'Imuhanga ivuga ngo ibyishimo mu bantu byaravuze. Iyo ndirimbo niyo yabashije kwamamara, abantu benshi barayiririmba, ndetse naho nagereye inaha muri Kenya hari amakorari nagiye nyumva yiririmba, ariko kubera ko nyine nge nayihimbye mu rwego rwa korari ugasanga nyine ntibazi wayiririmbye. Sawa, ndumva wadusogongeza kuri izo ndirimbo zawe waba umaze guhanga ariko utarabasha gusohora. Isi nibiyuzuyemo byose nibyawe, isi nibiyuzuyemo byose nibyawe, wandemye mushusho yawe, umpa gutegeka ibirimo byose, ungira umugenga wo gutegeka ibituye isi byose, ubu njyewe ndakomeye. Sawa, urakoze cyane. Urumva ko ari n'umuntu ufite ijwi ryiza cyane, nubwo wenda atarajya public ngo azajya aririmba abantu bamubona, ariko muramwumva ko ari umuntu uzi kuririmba cyane, kandi akaba ari n'uwo muntu nyine wandika kandi akanazisakaza mu bantu benshi batandukanye. Yego, none ndashaka ko umbwira se, mbere y'uko ukora ibyo bintu byose hari undi mwuga wakoraga cyangwa se hari ikindi kintu wakoraga mbere yo kujya muri ibyo bintu byo gucuranga no kuririmba, cyangwa se ikindi kintu waba warakoze nubwo wenda wabaga unaririmba unakora n'ibyo bintu byose? Kirahari, nakinaga football. None se kubera iki utayikomeje? Kandi nkeka ko ari nayo litara iba mu bantu kandi abantu benshi baranayikunda. Football ya mbere abantu bayikinaga football babaga ari ibirara, yani umuntu wananirwaga ishuri niwe bajyanaga bavuga ko akina football. Yani natinye football kandi ibyo kabisa mbyumva cyane mu interclasse interscolaire, ndi umuhanga pe. Ngo birangize icyo gihe natangiye gusubira inyuma gake mu ishuri, baravuga ngo nubuswa bitewe nuko nkurikira football cyane nkareka ishuri. Urumva abavyeyi base bavuga ko nawe utangiye kurikirara? Nari kirara kubera ko nakinaga football, none ntajya mu ikanisa nk'abandi. Yego, ariko ntago wenda ku bantu benshi, ntago ku muntu uzi akamaro k'umupira ntago yumvishaga ko ukuntu umwana yajya mu mupira biba bivuze ko yabaye ikirara. Abantu benshi tuzi ko ikirara ari ba bantu usanga baragiye mu mihanda barabuze ipfa na ruguru. Ese wowe gute utabyumvishaga ababyeyi ngo bumvishe ko byose ari imyuga kimwe n'iyindi ushobora gukora? Birazegeye cyane kuko byanze bikunze ababyeyi b'abanyamurenge. Icyo gihe 2004 kugira ngo ubwire umubyeyi ngo ukina football babifataga nk'uburara, yani aho kugira ngo ukine football byibuze wajya bumvaga kujya mu ikanisa ari byo, yani nibwo kwitonzi bw'umwana. Bituma mva muri football ndayireka, ndetse abantu twagiye dukinana barazamutse cyane, baba abantu bakomeye. Ubu hagati aho ngawe ntago wicara ugatekereza ufata kuko ingiye ntakomeje, kandi abo twatarangiranye bose bageze ku ntera yo hejuru, wenda urugero hari abamaze
kuzajya bakinira ibihugu bitandukanye si ukiwe ese ibyo bintu urabitekereza ukavuga ati suki nge ntakomeje bira bintu naraba byarambabaje cyane kuko hari nk'umwana muzi cyane w'umusitari Rusheshangoga Michel ndetse twe twari nk'imbere yo muri football nje nakinanaga na mukuru we twari imbere muri football tunamurusha ariko kubera ko yabihaye agaciro twebwe nyine twabibujijwe n'ababyeyi ngo nta nuburara turabireka iyo ubonye Rusheshangoga arimo gukina wari uzi ko umurenze birakubabaza ariko nyine ukikaruma kubera ko niko byagenze. Okay, we aho ni kugiti cyane wase nko kugiti cy'ababyeyi bo ntibabitekereza bakavuga ati twanginje inzozi z'umwana wacu kandi wenda nawe ari kuzageraho abandi bageze bagenzi be. Ndagira ngo uko biri kose nta kintu bibabwiye kuko n'ababyeyi b'Abanyamurenge football bayizi gake. Sawa, reka nze nanone dukomeze ibiganiro byacu nkuko bigomba. Ubu ngubu tukaba tugikomeje kuganira n'umutumirwa wacu akakanya. Ndashaka ko utubwira ese muri uwo mwuga wawe w'ubuhanzi ese ubukora wenyine ku giti cyawe cyangwa hari abandi bantu wigisha cyangwa se ufasha mu kumenya gucuranga cyangwa se mu kumenya kuririmba cyangwa se mu kwandika indirimbo nanone? Mu gucuranga narabafashije benshi cyane ndetse bamwe bagiye baba abasitari byo gucuranga narabigishije benshi. Mu kuririmba n'ibintu byo kujya gufasha amakorari nyine ukayatoza kuririmba ukanabahimbira indirimbo nibyo. Uretse hano Nairobi wavuze ko wakoreye no mu Rwanda se mu Rwanda naye amakorari wagiye ufasha cyangwa se nabaye abantu wagiye ufasha bashobora kuba bamaze kugera ahantu kabisa ubona nawe hagushimishije? Abantu nafashije mu bintu byo kuririmba ni benshi cyane. Ntaze hari abana ndetse na niyongero muri True ndumva ngi wamuzamuye bwa mbere muzamura mu bintu byo kuririmba. Hari ni benshi cyane, harimo abana benshi bazi senti, harimo ba Sharma ngi wayibigisha senti barazamuka. Sharma ubu n'umuhanga uzwi. Ni benshi nabanzungu twagiye dufatanya mu bintu by'umuziki ariko baje basanga ndi umusaza waho umuziki. Urabona ko ari umuntu wagiye ukorana n'abantu benshi kandi abenshi bamaze gutera intambwe ishimishije, nanone bakaba bageze ku rwego ruri hejuru cyane, ariko iwe nanone aracarimo afasha abantu hirya no hino hatandukanye. None se batubwira hano Nairobi ni bande umaze gufasha cyangwa se ni amakorari angahe umaze gufasha? Hari korari yo muri ensemble nge wahimbiye indirimbo, niho naho natangiriye umurimo wo kuririmba ngeze hano Nairobi. Hari indirimbo basohoye zirimo izanjye. Victory yo muri Prime nge wahimbiye indirimbo nyinshi basohoye. Ndakomeje muri Grace bafite gahunda yo gusohora indirimbo ninjye wabatoje nanjye wabahimbiye indirimbo. N'amakorari menshi nazayo ni twari dufite gahunda n'iki kibazo cyabaye ariko byari biri hafi gutangira nabyo ngo mbafashe mu buryo bwo kubahimbira indirimbo bazamuka baririmbe. Sawa, urumva ko ari umuntu umaze gufasha abantu benshi hano Nairobi kandi abantu benshi batandukanye. Ese tukubaza ikibazo, se wowe ni iyihe ntego yawe ku giti cyawe udafashije abantu bandi biruhande? We ni iyihe ntego yawe ufite mu buhanzi bwawe cyangwa se mu vanganzo bwawe ku buryo ushobora kuvuga ati mu myaka iri imbere shobora kuba ngeze ku kintu runaka? Ese watubwira bike muri ibyo ngibyo? Sinkiri muto kuvuga ngo sinosohora indirimbo cyangwa se ngo ndacyategereza kuzisohora, nuko iyo nza kuba mfite ubushobozi n'izi zose mbana zisohoye. Ariko mu gihe ntarabona ubushobozi bwo gusohora izanjye zakomeza mfasha abo bantu bakora izabo.
Okay, urabona ko ari umuntu uvuga ati isa n'isa nshobora gutangira izanjye ariko aracyafite umutima wo gufasha abantu benshi batandukanye. None watubwira nk'urubyiruko rw'iki gihe rw'abanyamurenge muri rusange. Urabona turi ahantu henshi hatandukanye, abari mu Rwanda, za Kenya, yani muri Afrika, outside Africa, ariko urabona abantu benshi batabasha kugaragaza impano yabo nk'uko bikwiriye, kandi ukasanga hari umuntu uzi ikintu ariko agashaka kukihererana. Ese nk'aba bantu ushobora kubabwira iki? Ibyo bintu ni amakosa cyane, ariko hamwe sinzi niba ariko abanyamurenge bose majority nagiye mbona usanga ni kuvuga ngo niba abonye mugenzi we afite impano biramugora cyane kugira ngo amufashe, kuko azi ko namufasha watakara. Ugasanga muri iyo mpamvu benshi bagenda bareka gukora gahunda zo kwigisha abandi, kubera ko azi ko nimwigisha ejo ari imbere yanjye. Kuko byanze bikunze uhita wumva umuntu ukurushijwe niyo yaririmba gake wabyumva, ariko utamufashije ntiyakurenga. Nase we kubera ko ukomeza kugira umutima wo gufasha aba bantu kugira ngo wikore ku giti cyawe. Ntacyo bimbwiye nko guhimba indirimbo, nanahimba indirimbo 10 ku munsi. Bivuga ngo niba muhaye indirimbo nejo nzakora izindi. Ntacyo bimbwiye, azamuke nta mahoro bajye bavuga ko Maronko ari wamuzamuye. Murumva ko ari umuntu ufite inararibonye mu bintu byinshi bitandukanye, kandi akaba ari n'umuntu ugifite umutima wo gufasha abantu benshi batandukanye. Uri umuhanzi, uri umuvuzi w'ibisigo, uri umuntu ukora ibintu byinshi bitandukanye biva mu bintu by'impano ziba zikurimo. Ntago ari byiza kwihererana ibintu. Niba wumva hari ikikunaniye, gana kuba bishoboye kugira ngo nabo babashe kugufasha. Ese tugana ku musozo w'iki kiganiro, watubwira ubutumwa wahereza abantu bari ahantu hatandukanye mu buryo bwo gukoresha impano yabo, nta kintu bikanga, bakisanzura bagafungurira abandi bantu inzira kugira ngo babashe gufatanya bose. Inama nabagira nuko bazamura impano zabo kugira ngo zimenyekane ku ruhando mpuzamahanga, ndetse zigire n'icyo zibamarira mu buzima bwabo. Okay, nanone wari watubwiye ko uri umwanditsi w'indirimbo kandi ukaba uri n'umuhanzi wazo. Ese watubwira muri izo ndirimbo ko watubwiye ko ujya wandika n'indirimbo zijyanye n'umuco w'umurenge. Ese watubwira aho ngaho uburyo bimeze? Ndazifite indirimbo z'umurenge nyinshi, gusa ntawe ndayiha, ndazifite mu makaye z'umurenge kuko ntibaraza kuzinsaba, ariko niba zinsabye nazo nazibaha, nanjye ubwanjye ndaziririmba kandi nkumva zimere neza. Okay, none se ushobora kuduherezaho agasampo gatoya kuri iyo ndirimbo ushobora kufite? Turabanyamurenge bimurenge, turabanyamurenge bimurenge, turabanyamurenge bimurenge, turabanyamurenge tuvuka imurenge. Ni ndende nuko barakora n'akakorasi gato. Okay, urumva ko ari indirimbo nziza ifite amajambo meza ku buryo yatuma umuntu wese akumbura imurenge, nubwo tutariyo, turi mu mahanga, ariko ni indirimbo nziza yatuma dukumbura imurenge. Ariko hagati aho ngaho, ese muri uko kwandika kwawe kw'indirimbo zitandukanye, indirimbo z'Imana cyangwa se indirimbo zisanzwe z'ubuzima busanzwe n'izindi zitandukanye z'ibihugu, ese urashobora no kuba wakwandika umuvugo ku buryo ushobora kuwuhereza umuntu akaba yawuvuga akawudefanda mu bantu runaka, cyangwa se wowe ukaba wawuvuga ku giti cyawe? Cyane rwose. Urabona wabikoramo gute nyine bisobanura abantu? Kwandika cyane ni ibintu, ni impano kwa. Ni ukuvuga ngo kubyandika nazandika kandi bikamera neza cyane. Murakoze, murumva ko umuhanzi wacu cyangwa se umutumirwa wacu Maronko afite ibintu byinshi azi. Ndakeka hari abana benshi b'abanyamurenge bafite impano zitandukanye zo kuririmba, ariko rimwe na rimwe ugasanga ntazi kwandika indirimbo mu buryo ubwo ari bwo bwose, akaba wenda yakwandika indirimbo ntibe public mu bantu. Ariko nabasaba ko mwakwegera Maronko kuko urumva ari umuntu wabizoberemo kandi yabitangiye kera kandi yafashije abantu benshi batandukanye. Mwamugana kugira ngo abafashe. Se Maronko, umuntu ashaka kukugana yagusanga hehe?
yantuye Kasarani ageze Kasarani yampamagara namufasha rwose. Okay, sawa, mu minsi iza tuzabagezaho nimero yiwe ku buryo umushaka wese yamugeraho. Sasa tukaba tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, nkaba nshimira umutumirwa wacu uyu munsi Maronko. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Okay, murakoze cyane inshuti bakunzi mwe mwadukurikiranaga kuri channel yacu The Voice of Youth. Twari kumwe n'umuhanzi cyangwa se umutumirwa wacu Maronko, akaba yavuze ko atuye Kasarani ariko ndakeka ari mu gace ka Maji Mazuri. Kuba mukeneye no mwamusanga, akaba afite nimero ngendanwa 0740757126. Okay, ngiye mwari kumwe kuri microphone yari mugira neza Marguerite, ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na Pato. Tukaba tunabibutsa nanone gukora like, comment, share, subscribe kuri channel yacu The Voice of Youth. Murakoze cyane, murakarama.